Yesu ashimwe inshuti zanjye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni Pastor Mutagomwa Gerard. Nkunda Imana kandi nayo irankunda, icyubahiro ni icyayo. Rero mpawe n'Imana umugisha kuba mbagezaho icyo numva ku mutima wanjye, kandi nzi ko nawe uri buhabwe n'Imana umugisha. Amen. Imana iri buguha umugisha. Mpawe n'Imana umugisha kuba ngiye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kugezaho ijambo ry'Imana, kandi nawe uhawe n'Imana umugisha ko ugiye kumva ijambo ry'Imana yashize ku mutima wanjye. Ndi umukozi w'Imana, nahuye na Yesu muri 97 nibwo nahuye na Yesu. Nari naniwe, nari nkubititse, nakoze byinshi kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke, kuko nari maze imyaka 5 n'igice ndarandira nirirwa ndira, ntazi ko nakongera kwishima, ariko Imana yarabihinduye impa ubundi buzima bwiza, impindurira amateka. Rero n'uyu munsi nzi ko Imana yaguhindurira amateka nawe mu izina rya Yesu. Katubanze dusenge. Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kandi izina ryawe rishirwe hejuru cyane. Amahanga yose agupfukamire, amavi yose mwami mwiza agupfukamire, ndimi zose zature ko Yesu Kristo uri umwana w'Imana. Ijambo ryawe ritambuka mwami n'ubuhamya, habeho umuntu ugirira neza, habeho umuntu humugisha, habeho umuntu utabara, habeho umuntu ukura ahantu habi umujyana ahantu heza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Rero tugiye kuba tuvuga ku ijambo hano ryiza cyane kandi risobanutse. Ngiye kuba mvuga ku bintu bibiri cyangwa ku nyuguti eshatu, in fact inyuguti eshatu. Ngiye kuba mvuga ku nyuguti imwe twakwita V, iya kabiri bita J, iya gatatu bitwa NZ. Amen. Ayo magambo atatu V, J, NZ niyo magambo tugiye kuvugaho mu kanya mfitanye nawe, kandi nzi neza kuri buhabwe umugisha. Reka rero ayo magambo tuyakure mu cyanditswe kiri mu Itangiriro cyo cya 12, umurongo gutangira ku wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, nibishoboka ndi busome n'uwa kane. Reka rero ngusabe unyemerere nsome iki cyanditswe. Ngiye gukoresha Bibiliya y'Icyongereza, ariko ndi busobanure, ndi bushyire mu Kinyarwanda. Itangiriro 12 umurongo wa mbere, Genesis chapter 12 from verse 1. Now the Lord had said to Abraham, Uwiteka abwira Abraham, get out of your country, va mu gihugu cyawe, from your family, no mu muryango wawe, and from your father's house, no mu nzu ya so, to a land that I will show you, ujye mu gihugu nzakwereka. Uwo ni umurongo wa mbere. Itangiriro 12 umurongo wa mbere. Va hano Imana imwe yabwira Abraham, va mu gihugu cy'iwanyu ujye. Va jya. Amen. Va jya, cyo cya mbere. Ayimini umurongo wa mbere, Imana imwe yabwira Abraham ngo va hano ujye mu gihugu nzakwereka. Umurongo wa kabiri niho dusanga iri jambo ngo NZ. Abantu benshi bashaka NZ y'Imana, ariko ntibakore ya magambo abiri Imana ibabwira, va jya. Iyo uvuye ahantu ukajya aho Imana igushaka, ririya jambo rivuga ngo NZ nibwo ritangira gukora mu buzima bwawe. Abantu benshi mutekereje byinshi cyane, mukoze byinshi cyane. Ushobora kuba uri mukundeba muri aka kanya, uri mukumva ubutumwa ndi mu gutambutsa, hari ubuzima bwinshi urimwo, ubuzima bwakubereye igikakarubamba, urimo urarira, mbese ibintu byaragukomereye. Ariko ndagusaba ukore ariya magambo abiri dusanze mu murongo wa mbere. Murongo wa mbere uratubwiye, now the Lord had said to Abraham, Uwiteka abwira Abraham,
va mu gihugu cy'iwanyu, va rya jambo navuze, va mu gihugu cy'iwanyu. Amen. Va mu gihugu cy'iwanyu, from your father's house, uve no mu nzu ya so. Amen. From your family, uve no muryango wayo. Kanongere nsome umurongo wa mbere. Now the Lord had said to Abraham, Uwiteka abwira Abraham, get out of your country, va mu gihugu cyawe, ya nyuguti va, from your family, no mu muryango wawe, and from your father's house, no mu nzu ya so, to a land that I will show you. Uje mu gihugu nzakwereka. Umurongo wa kabiri, abantu benshi hano niho babyiganira. Abantu benshi banga umurongo wa mbere bakabyiganira ku murongo wa kabiri, ariko ntabwo ushobora kujya ku murongo wa kabiri kereka ubanjirije ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere niho dusanga va ja, umurongo wa mbere. Wa kabiri aravuze, I will make you a great nation, ngo nzaguhindura ishanga cyangwa igihugu gikomeye cyangwa great nation. I will bless you and make your name great, ngo kandi nzogeza izina ryawe, and you shall be a blessing. Aya ni amagambo Imana itubwira iyo tumaze guhitamo kuva aho itubwiye kuva tukajya aho itubwiye kujya. Ushobora kuba wumva ubu butumwa cyangwa ureba ubu butumwa warakiriye Yesu Kristo, umwana Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe. Kandi ushobora kuba uri mu kumvira ijambo utarakira agakiza. Niki Imana yakubwiye gukora? Niki Imana yakubwiye gukora? Icyo ngicyo utaragikora rero, ubuzima bushobora gukomerera bugakomeza kukubera igikakarubamba, kuko buri muntu Imana yamuremye kubera impamvu. Imana yakuremye kubera impamvu. No muri aka kanya urimo urakurikira ijambo urimo kwigisha kubera impamvu. Rero iyo mpamvu ujye uyubaha kandi uyubahirize. Umurongo wa kabiri iratubwiye ngo I will make you a great nation, nzaguhindura ishanga ryera. I will bless you and make your name great, ngo kandi nzogeza izina ryawe, and you shall be a blessing. Mu murongo wa mbere hari amagambo abiri meza cyane. Hari aho Imana yavuze ngo nzaguha umugisha, ahandi iravuze ngo nzaguhindura umugisha. Hamwe iravuze ngo nzaguha umugisha, ahandi iravuze ngo nzaguhindura umugisha. Iyo Imana iguhaye umugisha, umugisha iguhaye ufasha wowe n'umuryango wawe n'abakuzengurutse bake cyane. Ariko iyo Imana yaguhinduye umugisha, uba umugisha mu muryango wawe, ukaba umugisha mbakuzengurutse, kandi ukaba umugisha mu gihugu, ukaba n'umugisha ku isi. Rero urwego Imana ishaka kukujyanaho inshuti yanjye, suko waba umugisha mu muryango wawe wonyine, ariko irashaka guhindura umugisha ku isi. Izaguhindura ryari umugisha inshuti yanjye? Umaze kwemera wa murongo wa mbere icyo wakubwiye. Reka maze bawe ubuhamya mu minota mike. Mu buzima bwanjye natangiye kumenya ubwenge cyangwa kugira ubwenge ndahantu bita Tondo. Tondo ni mu bice bya Uganda, ahantu bita za Singo, mu bice bya Kiboga. Niho natangiye kumenya ubwenge. Twimukira ahantu bita Gashanda. Gashanda naho ni muri za Singo. Tugeze Gashanda niho natangiye kumenya neza ubwenge. Niyumvamwo guhindura icyerekezo kuva mu cyaro njya mu mujyi. Aho hose nari mu ijambo, nari muri rya jambo Imana itubwiye ngo va jya. Ubwo urumva navuye Gashanda, nari maze gukura, imyaka itangiye gusobanuka, nisanga nje mu igitekerezo cyo kuva mu cyaro nge Kampala. Nta bushobozi nari mfite, ariko nari mfite igitekerezo. Icyo ntekereza ko Imana ariyo yanshize muri iryo jambo ryo kuva, kuko uko bwije uko bukeye Imana ibishaka kuva ahantu ujya ahandi.
ikintu ni kimwe gusa kitava ahantu ngo kijya ahandi. Iyo umuntu yamaze gupfa, umurambo ntabwo uva ahantu ngo ujya ahandi, oya, aho ngaho bawushize naho. Icya kabiri, ibuye ntabwo riva aho riri. Icya gatatu, inzu, mbese icyo kintu gishizwe ahantu, ariko ikintu gifite amaraso, cyane cyane kanibande ku muntu. Umuntu Imana ibishaka buri kanya uhindura icyerekezo, ibishaka buri kanya uhindura icyerekezo. Imana yahamagaye, iyo usomye mu itangiriro cya 11 Genesis 11, Imana yahamagaye umugabo bita Tera, ari mu gihugu cya Uri y'Abakaludaya. Iramubwira ngo imubwira kujya mu gihugu bita Kanani. Uyu mugabo Tera afata umuhungu we Aburamu n'umugore we n'umwuzukuru we bita Ruti, bakomeza urugendo bajya ahantu bita Kanani. Ageze ahantu bita Harani aturaho, aho niho yaguye. Ariko nyamara yatangiranye urugendo n'Imana ishaka kumujyana ahantu bita Kanani. Ageze Harani, aho ngaho niho yaguye. Ariko Imana ntabwo igikora igihombo. N'ubundi Imana yaraje ibwira umuhungu we Aburamu ngo va ujye. Rero turashimira Imana ko Aburamu yemeye ijambo Imana yamubwiye, ava hahandi aho yarari ajya aho Imana yamushakaga. Imana ishimwe, kandi ikindi ishimira Imana ntabwo irya ruswa, kandi ibintu by'Imana byose bikora neza. Aburahamu uyu munsi ni sogokuru w'abizera. Icyo cyubahiro Imana yamuhaye cyari kimukwiriye. Yaretse byose, yigomwe byose, ava mu bantu be, ava mu bantu bahuza ururimi, ava mu gihugu cye, ajya mu gihugu atazi, ajya ahantu atazi, ariko Imana ikomeza kubana nawe. Rero numvisemo igitekerezo cyo kuva za Gashanda muri za Singo njya ahantu bita Kampala mu mujyi mukuru wa Uganda. Nta mafaranga nari mfite, ariko nari mfite igitekerezo. Icyo nakoze rero ni iki: nafashe urugendo, ngira ngo urugendo narutangiye saa 11 za mu gitondo n'amaguru, mva ahantu bita Gashanda njya ahantu bita Kasao cyangwa muri za Mubende. Urugendo rutangira saa 11 za mu gitondo, ndusoza saa 12 n'igice za nimugoroba ngenda n'amaguru. Ubwo imodoka nari mfite gutega kujya Kampala, cyangwa iki gikoresho nari mfite gukoresha, cyangwa transport nari mfite gukoresha kungeza Kampala, yari train, mu Giswahili bita gari ya moshi. Iyo gari ya moshi nagiye kugera ahantu bita Kasao ihagurutse, ntabwo nari nyizi, numva ikintu kirimo kiravuza ihoni. Mbaza umuntu aho ngaho ngo icyo ni igiki, ngo ni gari ya moshi, kandi navuye mu rugo aricyo gifite kunjyana Kampala. Muri icyo gihe ngira ngo nari mfite nk'amafaranga 1000 cy'amagande. Ikintu nsanga kirahagurutse kiragiye, ndirukanka ndasimbuka, nimba nabita kuguruka nimba ari gusimbuka sinamenya, nisanga mbese nyurira kigenda. Hariho ibyumba abantu binjiramo n'imvura iyiguye itashobora kukunyagira, ariko gihe nisanze mu cyumba cyangwa nisanga ahantu aho bashira imizigo, imbeho ari yose n'inyamaswa ishobora kwagukurika kurya. Ariko ndashimira Imana ko urugendo rwagenze neza, ngera Kampala amahoro, nishura amafaranga 500. Igihe cyarageze rero muri 2007, kuko 97 nibwo nakiriye agakiza, nibwo nahuye na Yesu Kristo. 2007 Imana imbwira kuza mu Rwanda. Ndayibwira ngo Mana ntabwo najya mu Rwanda, jewe hano ndahumvira amahoro, kandi n'umuryango wanjye wose uri hano. Abantu bamwe kitwica kikanadutindiza mu buzima nukutumvira. Abantu benshi turumva ariko ntabwo tumvira. Rero icyo gihe natangiye intambara n'Imana, rugamba n'Imana. 2015 Imana iratsinda. Ndayibaza ngo Mana se mu Rwanda urashaka njye he? Imbwira kuza i Kigali, imbwira naho mfite kuza. Ariko icyo nshimira Imana,
nemeye ya magambo abiri va jya, naje mu Rwanda. Ya magambo Imana yavuze mu murongo wa kabiri, umurongo wa kabiri aravuze ngo I will make you a great nation, ngo nzaguhindura ishanga ryera. I will bless you, nzaguha umugisha, and make your name great, ngo kandi nzogeza izina ryawe. And you shall be a blessing. Nuko ndashimira Imana maze kugera mu Rwanda. Imana yampinduriye ubuzima, Imana yampaye umugisha. Naje mu Rwanda ndi umusiribateri. Uganda nagerageje kurambagiza abakobwa 9 ariko bose bipfa, simenye n'impamvu bipfuye. Ntibambengaga ngo barambengaga, bamwe Imana yarambwiraga ngo uwo mureke, nkamureka nubwo byabaga bibabaje, ariko naramurekaga. Amena. Rero ngeze mu Rwanda, Imana impa umugore mwiza, umugore mwiza idukorera ubukwe, inkorera ubukwe. Igihe yambwiye gushaka nta n'amafaranga nari mfite, habe n'igiceri cya 50, ariko Imana yambwira ngo igihe kirageze ushake. Nayibaza ngo se Mana, ko nta mafaranga mfite, ubukwe ndabukoresha iki? Inkwano ndazikura he? Mbese byose ndavuga, kuko abana b'abantu dufitemo akageso ko kuburana n'Imana, ko kubaza byinshi. Amen. Ariko Imana yambwira ngo ndakubwiye, wowe tangiza ubukwe, tangiza gahunda yo gushaka. Imana inkorera ubukwe bwari busaba miliyoni z'amafaranga 10, ariko ayo mafaranga ntafite habe n'igiceri cya 50. Ntabwo nagiye gusaba ngo mumfashe kanaka ibihumbi 10, kanaka miliyoni, ariko naravuze ngo Mana, nimba ari wowe ubiteguye, ndemeye gushaka. Ubwo n'umugeni sindamubona, ariko ndabyemera. Maze kubyemera, icyo nshimira Imana, Imana ikora igitangaza, impuza n'umugore wanjye turi kumwe nawe, umugore mwiza cyane, Vanessa Mutagomwa. Umuranga wabimfashijemwo ni umukozi w'Imana yitwa Bishop Samede wa Miracle Center. Uwo mugabo rero yambereye umuranga, ni nawe wadusezeranyije. Rero reka mbabwire inshuti zanjye, nshaka kugana ku musozo. Iyo Imana ikubwiye ngo va jya, ujye ubyemera, Imana izaguha umugisha, kandi Imana izakunezeza, Imana izagusubiza, Imana izabana nawe. Ikindi nshaka mbabwire, agakiza ni ikintu kizima kandi kiraharanirwa. Ndagusaba nkwinginga, umugisha Imana igiye kuguha, amahoro Imana igiye kuyaguha, ariko ndagusaba wakire n'agakiza. Nimba utarakira agakiza, utazi Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, utemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, ndagusaba uhitemo uyu munsi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu munsi n'agakiza, ejo n'urubanza. Ninduze inshuti yanjye, uyu munsi ushobora kwakira agakiza, ejo urubanza rukaza ntacyo rwagukoraho. Amina. Reka rero dusenge inshuti yanjye, ngusaba gukora ya magambo abiri va jya. Imana nayikore nza, va huri ujye aho Imana igushaka. Amasezerano y'Imana, Imana izayasohoza, ariko umaze kugera aho Imana igushaka. Imana aho igushaka niho hari ibyawe byose. Maze kugera mu Rwanda, Imana yampinduriye amateka, Imana yampaye umugisha, Imana ingirira neza. Amen. Reka ngusengere inshuti yanjye, reka ngusengere. Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, nsengeye uwo mukobwa uri kureba iyi video, nsengeye uwo mumama uri kureba iyi video, nsengeye uwo mupapa uri kureba iyi video, nsengeye nyaguhora ku ngoma uwo muntu urimo kumva ubu butumwa, umuha umugisha, umunezeze. Imana y'amahoro iguha amahoro, Imana y'umugisha iguha umugisha, Imana irindi kurindi, Imana ikiza indwara igukiza indwara, uzatanga ubuhamya ku mirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ngo hari umuntu numvise, hari umuntu nabonye uvuga ijambo ry'Imana, Imana ngo mva ahantu njya ahandi, Imana impa umugisha. Nemera ijambo ry'Imana, Imana ingirira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amazina na Pastor Mutagomwa Gerard, hano mu Rwanda.
ndabakunda mahoro y'Imana bane nabo. Shalom.